njya mbona abavandimwe bacu bo mu bindi bihugu usanga ntibajya bakunda kuza no mu minsi mikuru, bajya bakunda kuza imbokoboko. Ntekereza ko atari uko twe tutabizi, ahubwo umuco wacu turabifite, ahubwo ubanza ari ukutabyitaho. Uko usanga kuva kera nibyo twavugaga, kuva kera wasangaga umuntu ajya mu wundi muryango akagenda yikoreye ikintu gitangaje nuko wasangaga bikorwa kenshi cyane cyane n'abantu batanize, batanageze mu ishuri, ariko ugasanga umuntu aje kugusura kuzaniye amata, umuntu aje kugusura cyangwa abantu bakajya muri vacances ugasanga baguriye utuntu, udukanzu, udukweto, ibintu nk'ibyo. Tubonye ibintu bine. Icya mbere, kutahagera mbere cyangwa nyuma kuko birabangama. Hari usanga umuntu ari mu zindi gahunda cyangwa ari kumwe n'undi muntu kandi ibiganiro bitari buze guhura. Icya kabiri, kutagenda imbokoboko. Icya gatatu, kumenya uburyo uhakana mu kinyabupfura umuntu akubwiye kukongera ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa, uburyo ubanza kuvuga murakoze ukabona kuvuga oya. Icya kane, umunsi ukurikiyeho kwandika ubutumwa bugufi ugashimira ba bantu bari bagutumiye. Bakunzi bacu ba Muraho Rwanda, turabasuhuje, tubifurije amahoro y'Imana. Murabona ko rero tubafitiye inzu nziza cyane. Dufite inzu nziza cyane, maison de passage, zirekipe, zirimo ibikoresho byose, nziza kandi zitandukanye mu mujyi wa Kigali. Bose abantu mushaka kuruhuka, cyane cyane aba diaspora, muzi naho mufite igihe gito, ukwezi, amezi abiri, cyangwa se n'umuntu ufite umwaka, igihe cyose waba ushaka. Kandi dufite inzu zitandukanye mu ngano, waba ushaka ibyumba 2, 3, 4, 5, biterwa n'inzu ushaka, zose turazifite. Murabona ukuntu ari nziza, muri kubona mu byumba, murabona ukuntu ari inzu zigezweho, ziri muri quartier nziza zituje ku bantu badakunda rwose urusaku. Murabona ko ni ahantu heza cyane ukaruhuka, kandi si ngombwa n'abadiaspora gusa, nubwo waba uri mu Rwanda hari igihe ushaka ahantu ho kuruhukira, hari igihe ushaka ahantu ukorera agafete cyangwa wakirira abantu bawe. Rwose tubahaye ikaze, tubahaye karibu. Mwatwandikira kuri contact zacu kugira ngo tubashe kubaha ibyo mwifuza. Murabona view y'aha hantu ukuntu ari nziza cyane, murabona ko ari no muri quartier nziza, muri bino salo ukuntu isa, igikoni, ibirenzo, dufite wireless, ushobora no komeza ukahakorera akazi kawe. Ni ukuri murabona ko ari ahantu heza, sinzi niba mutari kubibona. Ni ukuri nimurebe kino cyumba, yaba ari famiye, niba ari muri famiye y'abantu benshi, ibyumba 3, ibyumba 4, murabona ko ari ahantu hasa neza cyane cyane cyane. Mutwandikire rero tubafashe, nubwo yaba ari icyumweru kimwe, nubwo yaba ari ibyumweru 2, rwose turi flexible ku nzu zacu. Murakoze cyane rero, turabashimiye kandi twizeye ko mugiye tugana muri benshi. Mugira ibihe. Muraho neza, mwaramutse, mwiriwe, bitewe n'aho umuntu wese aherereye. Ndabasuhuje kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Tubahaye ikaze kuri Muraho Rwanda. Nk'uko bisanzwe, niba ari ubwa mbere udukurikiye, wareba ahantu handitse subscribe, ahantu hari akazogera ukagakandaho kugira ngo uduteze imbere kandi ujye uhora ubona ibiganiro tubagezaho, nawe ubigiremo uruhare, uduhe ibitekerezo ku biganiro bitandukanye tuganira cyangwa se ducishaho hano. Rero niba ari ubwa mbere, nitwa Devote. Uyu munsi ndi jyenyine, akenshi nkunda kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye, ariko uyu munsi ndi jyenyine. Rero bahaye ikaze. Uyu munsi rero tugiye kuganira muri cya kiganiro cyacu twise ngo nimuze tuganire. Iki kiganiro rero nk'uko mumaze kubimenyera, tuganira ku ngingo zitandukanye z'ubuzima tubamo bwa buri munsi, tugahana ibitekerezo kuko burya nta muntu umenya byose, cyangwa se tugakosorana. Uyu munsi rero ntatinze turaganira ku ngingo, cyangwa se tugiye kureba ingingo nk'eshatu cyangwa se enye umuntu aba akwiye gukurikiza cyangwa se kwitaho mu gihe watumiwe n'inshuti n'umuryango
bashobora kuba bagutumiye mu rugo, cyane cyane mu rugo mu muryango. Ashobora kuba ari umuntu umwe w'ibana, ashobora kuba ari famiye y'abantu benshi, ashobora kuba ari abantu babiri, bitewe n'uko famiye yaba ingana kose. Iyo abantu bagutumiye, murabizi ko mu muco wacu w'Abanyarwanda, iyo umuntu yagutumiye cyangwa abwira umuntu ngo nzaza kudusura, tugira umuco wo kwakira habamo kurya amafunguro, hakabamo no kunywa. Uwo muco turawumenyereye. Ntabwo iyo umuntu yaguteguje ngo ndaza kugusura cyangwa nawe yagutumiye ku giti cye, akenshi uba ufite ibintu wamuteguriye cyangwa se mugasangira ibyo asanze ufite. Rero hari ibintu bitatu cyangwa se bine turaza kureba dukwiye gukurikiza by'ingenzi mu gihe umuntu yagutumiye. Ikintu cya mbere rero, ntabwo ari byiza kugenda mbere y'isaha mwavuganye. Niba uri inshuti yanjye nagutumiye, twavuganye ko ushobora kuba umwe cyangwa muri benshi, twavuganye kuri uzansura ejo ku cyumweru n'urugero kuzaza saa 9, ntabwo ari byiza kuhagera saa 8 cyangwa saa 8:30. Impamvu yabyo ni iyihe rero? Hari igihe utera abantu stress, hari igihe abantu batararangiza kwitegura, bari kunyuranamo, bagitetse, bagifite ibyo batunganya, cyangwa se bafite n'utundi turimo barimo. Umuntu ashobora kuba ari no mu kazi, yapanze ko ari gukora akazi kugera saa 8:55 mu minota 5, azi ko ari bwuri buze. Iyo uhagezeho saa 8:30 biramuderanja, biramubangamira, ugasanga agiye guhindura ibindi bintu, cyangwa se biranamujena kuko ugiye imbere. Ntabwo ari byiza na gato kuhagerera igihe, ahubwo ugomba kuhagera ku gihe. Nanone ntuhagere nyuma, uba ugomba kuhagerera igihe. Niba mwavuganye saa 9, rwose saa 9 akaba aribwo winjiye aho hantu. Rero mujye mwirinda kurarira, kuhagera kare ntabwo ari byiza, kuko ntabwo uzi izindi gahunda umuntu aba arimo mbere ya saha mwavuganye. Rero hari igihe uhagera mbere, akanga kukwereka ko bimubangamira, ariko biramubangamira mu mutima, cyane cyane iyo afite, ashobora kuba akiri gutunganya ibyo bintu, ayo mafunguro uko gutegura, cyangwa se ashobora kuba afite n'undi mushyitsi rero yahaye gahunda, bari bafitanye gahunda ya mbere ya saa 9, ugasanga ugiye kwica n'ibyo biganiro byabo, cyangwa ugiye kubabangamira, wenda ari ibiganiro bitakureba. Biba byiza rero cyane kubahiriza isaha, kuhagerera igihe, apana kuhagera mbere cyangwa kuhagera nyuma. Ikindi kintu cya kabiri cy'ingenzi cyane, ari nacyo cy'ingenzi cyane, ntukajye ugenda imbokoboko. Ntukajye ugenda imbokoboko ahantu bagutumiye. Nubwo umuntu yari wagutumiye, nubwo ari we wakubwiye ati nakwiteguye, ariko biba byiza cyane iyo ugiye witwaje ikintu gito. Ishobora kuba ari impano ntoya, cyangwa se ari akantu gato. Si ngombwa ngo utware ibintu binini bihenze. Urugero, byose biterwa n'ubushobozi bw'umuntu afite, kandi buri muntu ku rwego rwose ariho afite ikintu ashobora gutwara. Ushobora kugenda witwaje wenda shokora, ushobora kugenda witwaje wenda icupa rya wine niba bayinywa, ushobora kugenda witwaje jus, ushobora kugenda witwaje akantu runaka gatoya. Ariko kugenda imbokoboko ngo nuko abantu bagutumiye, ntabwo ari byo. Ushobora kugenda witwaje umugati, mu rugero, utuntu duto, niba ari nk'ahantu wenda hari n'abana, ushobora kugenda witwaje amata, ku rwego rwose urimo. Ngo murabyibuka kera turi abana, bajyaga nko gusura ahantu, iyo babaherekezaga wasanga babapfumbatije nk'utugombo, utuntu nk'utwo. Bya bintu rero uriya muco ntabwo ntiwubona cyane, ntabwo ntiwubona rwose, waracitse. Ntabwo nzi ikibazo rero. Biri mu bintu, ni umuco mwiza, natwe Abanyarwanda turawugira, biri mu bintu, kandi ibihugu byinshi birawugira. Iyo tuganira n'abantu batandukanye, usanga abantu bagira uwo muco. Nubwo abantu ntabwo gushyira umuntu kugenda ahantu bagutumiye, cyangwa se niba bateguje kuza kubasura, ntabwo kugenda witwaje ikintu bivuze ko basuzuguye. Kandi nubwo aho hantu waba ugiye baba tubyite bafite, hari igihe umuntu avuga ati no famiye nasuye, cyangwa uno muntu nasuye, uno muryango nasuye, bafite ubushobozi, ni abakire, reka tuvuge uko tubyita, ni abakire, use namushyira iki? Ntabwo aba ari ukwigereranya, ntabwo aba ari
ushaka kwiyerekana biri mu muco. Ntushobora kubura ikintu ku rwego rwose wariho rw'ubuzima, ntushobora kubura ikintu gitoya utwara. Niyo mpamvu abantu bafite nk'imiryango iba mu cyaro, kera abantu bavaga mu cyaro ngira ngo uyu munsi sinzi nabi bigihari, baba baje gusura abantu mu mujyi, akaza yitwaje igitoki, akaza yitwaje ibijumba, akaza yitwaje ibintu runaka bitewe n'ahantu bitewe n'ahantu n'ibyo bahinga cyangwa n'agace aturutsemo. Ntabwo kubyitwaza ari uko yabaga agusuzuguye, ntabwo ari uko azi ko udashoboye kubyigurira, ahubwo burya biri mu muco. Ntabwo ari byiza kujya mu rugo rw'abantu bagutumiye cyangwa se ugiye kubasura ngo ugende imbokoboko. Oya kandi nta muntu n'umwe udakunda impano. Umuntu n'ubwo yaba akurusha ubushobozi, ntabwo umuntu n'ubwo yaba akurusha ubushobozi bwose, ntabwo iyo uzanye ikintu mu rugo ntabwo ari uko adashoboye kukigura. Ahubwo biri mu muco mwiza. Ashobora kuba ari uwo mukire afite ubushobozi buri hejuru y'ubwawe, ariko ugasanga uguze amabombo y'ibiceri 200 uyahaye abana, cyangwa se amashikarete uraryoha abana. Niba hari abana n'urugero, abo bana basigara bagukura. Buriya kintu nabonye umuntu wese akunda guhabwa, abana basigara bavuga tante cyangwa se onkle. Habamo connection mu gutanga, habamo connection. Ntabwo ari byiza kugenda gusanga ufata amafunguro baguhaye urye umwe wagiye imbokoboko. Uwo muco niba utawugiraga rwose uwige, ariko nanone ntabwo bisobanuye ko ugomba gukora ibintu bitajyanye n'ubushobozi bwawe. Rwose reba akantu gato cyane gato. Reka dufate urugero rw'umugati, kuko burya umugati n'abantu bakuru barawurya, ntabwo uribwa n'abana gusa. Ushobora guca muri alimentation ukagura umugati w'igihumbi ukagenda uwitwaje. Rero biraryoha cyane, ariko biri no mu muco. Ni ikintu cyiza, ntabwo ari byiza kugenda witwa ugiye imbokoboko nta kintu ufite. Ahantu ugiye baguteguriye, bakwiteguye, ntabwo ari byiza. Yego, icyo kintu tucyiteho cyane. Ikindi kintu rero navuga cya gatatu nako, hari ukuntu nk'iyo mukiri muri uwo muryango babakiriye, harimo ukuntu mumaze wenda gufata amafunguro, mumaze gufata ibyo kunywa, hari ukuntu umuntu aza wenda akakubwira ati wenda nkongereje nongere muserve, nkongere ibiryo iki. Ntabwo ari byiza guhita usubiza ngo ndahaze. Ndahaze. Ntabwo ari byo. Yego ni koko, niba uhaze koko udashaka ko bakongera icyo kunywa cyangwa icyo kurya, uvuga oya, ariko mu buryo bwiza. Urugero, ntashaka kuvuga ati nkongereje, urambwira uti ni byiza, turakoze cyane, ariko ndumva ameze neza. Nkongera ibiryo, urakoze, merci, meze neza pe, ndumva mpaza. Ariko ugatangira merci, ntabwo tuvuga ngo oya ndahaza. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari ikinyabupfura. Urabanza ukamushimira ko umuntu yifuje kukongera icyo kunywa cyangwa icyo kurya, ukamubwira uti urakoze, ariko pe meze neza, byari biryoshye, ndumva meze neza, ndumva mpazi. Ntukagire uhita uvuga ngo oya ndahaza. Uvuga murakoze, noneho ukamubwira uti meze neza, ndahaze, nashize inyota, nashize inzara, byari biryoshye. Yego. Akandi kantu rero gasa nkaho ari akanyuma, urumva uwo munsi wasuye abo bantu, urataha ukagera mu rugo ukababwira ko hageze. Ejo iyo bukeye, umunsi ukurikiyeho uba ugomba kwandika message ugashimira wa muryango, ukababwira uti ndabashimiye cyane kuba mwadutumiye, ndabashimiye kuba mwatwakiriye neza, ndabashimiye, byari byiza, twagize ibihe byiza, mwakoze cyane. Icyo kintu nacyo cyo gushimira ni umuco, kandi biba byiza iyo bikoze ku munsi ukurikiyeho, abantu bamaze kuruhuka. Umuntu nibwo abidijeho neza, nibwo abitekerezaho neza, na cya kintu cyarangiye, ukamubwira uti mwakoze cyane kudutumira, mwakoze kutwakira neza, twishimye, Imana yamugisha. Yego, utwo tuntu usanzwe udukora cyangwa wumvaga ari ibintu biri aho gusa, bidafite ikintu bimaze. Niba utabikoraga ubyiteho. Uraza kutubwira muri comment niba mwajyaga mubikora cyangwa mwajyaga mubyitaho, cyangwa mwajyaga mwumva nta kintu bimaze. Ariko njya mbona abavandimwe bacu bo mu bindi bihugu, usanga ntibajya bakunda kuza no mu minsi mikuru, bajya bakunda kuza imbokoboko.
ntekereza ko atari uko twe tutabizi ahubwo umuco wacu turabifite ahubwo ubanza ari ukutabyitaho kuko usanga kuva kera ibyo twavugaga kuva kera ubwo ndi kuvuga nk'abantu wenda abantu bakiriho n'ubwo uyu munsi bahari ababyeyi bagihari wasangaga umuntu ajya mu wundi muryango akagenda yikoreye ikintu gitangaje nuko wasangaga bikorwa kenshi cyane cyane n'abantu batanize batanageze mu ishuri ariko ugasanga umuntu aje kugusura kuzaniye amata umuntu aje kugusura cyangwa abantu bakajya muri vacances ugasanga baguriye utuntu udukanzu udukweto ibintu nk'ibyo ariko umuco n'ubundi wo gutanga wo kujya mu rugo rw'umuntu utagiye imbokoboko turawusanga mu banyarwanda ahubwo muri ino minsi ndubona dusa nkaho twawibagiwe ntabwo nzi ikintu kibitera ariko ntekereza ko abantu babitekereza mu bintu binini by'amafaranga menshi ntabwo ikibazo ari amafaranga menshi ntabwo ikibazo ari wa muntu ugiye kureba ntabwo ari ukumwereka ko umusumba cyangwa ko umuntu umutekereza ku rwego runaka ukumva nawe wakora ikintu runaka kinini oya akantu gato gusa karahagije urugero rwose ari uko nkunda umugati n'undi gutanga cyane umugati umuntu mukuru arawurya umuntu muto yarawurya wagura ipaki rwose y'igihumbi y'umugati ukajya mu rugo rwo mu gihe aje kukwakira kugusuhuza ugahita ubahereza envelope ubundi ukicara mukaganira n'ibintu byiza abantu benshi bose barabikunda iyo ugiye mu rugo rw'umuntu hari akantu witwaje nubwo aribo baba bagutumiye biraryoha cyane rero bakunzi bacu uyu munsi nibyo nari nifuza kubasangiza tubonye ibintu bine icya mbere kutahagera mbere cyangwa nyuma kuko birabangama hari usanga umuntu ari mu zindi gahunda cyangwa ari kumwe n'undi muntu kandi ibiganiro bitari buze guhura icya kabiri kutagenda imbokoboko icya gatatu kumenya uburyo uhakana mu kinyabupfura iyo umuntu akubwiye kukongera ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa uburyo ubanza kuvuga murakoze ukabona kuvuga oya icya kane umunsi ukurikiyeho kwandika ubutumwa bugufi ugashimira ba bantu bari bagutumiye murakoze cyane rero twandikire muri comment mutubwire uko aho muri hatandukanye mu bihugu mutima bitandukanye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda umuco waho ukuteye nuko umeze natwe abanyarwanda turi mu gihugu natwe namwe mutubwire uko mubibona ese birakwiriye ese ibyo bintu si byiza ese ni bibi yego ndabashimiye cyane rero mugira umunsi mwiza imana ibahe umugisha